umva nkubwire, wibona ibibazo, reba uri hejuru y'ibibazo umwami Yesu. Wireba ibibazo, haleluya, utanasara, utarwara depression, utirukanka ku gasozi. Wireba ibibazo, utiruka ku gasozi. Reba umwami Yesu, haleluya, reba umwami Yesu. We wenyine wivugiye, haleluya, muri Mariko aravuga ngo ngiwe byose ndabishobora. Imana ishimwe. Nureba ibibazo urasara, nureba ibibazo uriruka, nureba ibibazo, haleluya, biragucanga nyine. Ariko umwami Yesu hari mu bwato. Babwira Yesu amena, ngo ariko Yesu ngo ntabwo byitayeho ko tugiye gupfa, ngo Yesu turapfuye. Ninde wakubwiye ko upfuye? Imana yawe yaremye iminsi yawe ukiri mu nda ya mama wawe. Imana ishimwe. Iyo minsi uzayimara, iyo minsi uzayibamo, iyo minsi izashira. Ubwo buzima urimo bw'ubutayu, bwanze, bwapfuye, budashoboka, budasobanutse, bw'inzara, bw'umushahara muke, bw'umushahara udafatitse, bwo kwimuka uyu munsi n'ejo bundi, umva nkubwire, ni ukugira ngo imirimo y'Imana ikomeye yerekanirwe muri wowe. Nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma yo kuburara ugiye kurya, nyuma yo kutambara ugiye kwambara. Imana ishimwe, haleluya. Nyuma yo kutabyara ugiye kubyara, nyuma yo kudashaka ugiye gushaka, nyuma yo kurira ugiye guseka. Imana ishimwe. Imana igitwinjiza mu bihe, amena. Dr. Apotre Paul Gitwaza avuga ijambo rikomereka, nanjye ndikubwire, hari igihe tuzaseka ibihe bibi twaciyemo. Imana ishimwe. Hari igihe abantu duseka ibihe bibi twaciyemo. Umva baturi ijambo ry'umugisha, nawe ugiye guseka ibihe bibi waciyemo. Imana ishimwe. Hari igihe abantu bataryaga none bari kugaburira abandi. Hari igihe abantu batambaraga none bari kwambika abandi. Imana y'amahoro ni ishimwe. Shalom ni Evangeliste Aimable Nirema. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Ndagusuje aho uri hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Uyu munsi nkuzane ijambo ry'umugisha rigira riti, Yesu Kristo ari mu bwato, humura. Amen. Yesu Kristo ari mu bwato, humura. Imana y'amahoro niduhane umugisha. Turasoma ibyanditswe byera, turasoma muri Mariko ibice 4. Dusome mu izina rya Yesu. Mariko ibice 4 dore ku murongo wa 35. Aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko isheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yarasinzire aryamye, ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura, baramubaza bati, mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati, niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravugana bati, mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Amen. Mu Bami ba kabiri ibice 6 dore ku murongo wa 13. Arababwira ati, nimugende murebe aho ari, ntumabo kumufata. Baramubwira bati, ari Dotani. Aherako yohereza y'amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu uwo muntu w'Imana azindutse kare muri icyo gitondo, asohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute?
aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Zangabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka ahera ko azihuma amaso nkuko Elisa yasabye. Amena, amena. Reka twongere dusome uyu murongo. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira gute? Amena. Yesu Kristo ari mu bwato, humura. Imana ishimwe. Niryo jambo ry'uyu munsi. Amen. Haleluya, haleluya. Yesu ari mu bwato, biracitse databuja, turabigera gute? Kandi Mana we, muri Mariko twasomye Bibiliya yatubwiye ngo Yesu ngo ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Reka nkubwire, Yesu Kristo abyitayeho nta gupfa. Muri aba bami ba kabiri Bibiliya yavuze ngo biracitse databuja, turabigira gute? Ibicitse Yesu Kristo arabidoda. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ibintu byinshi biduteye ubwoba, hari ibintu byinshi biduteye ubwoba, hari ibintu byinshi biduhangayikishije, ariko muri ibyo byose hari ikiganza cya Yesu. Muri ibyo biguteye ubwoba, muri ibyo bikakaye, hari ikiganza cya Yesu. Imana ishimwe. Muri ibyo waburiye igisubizo, muri ibyo ubona nta hejo, nta harimo ikiganza cya Yesu. Muhumure. Amen. Haleluya. Umugaragu araza, azindutse mu gitondo abona kabaye, abona noneho ibyabo birarangiye, abona noneho barapfuye, barashize. Araza n'ubwoba bwinshi, harongo none se turabigira gute ko bicitse? Ese nawe hari ibintu ubona bicitse? Ese nawe none urabona ugeze kuri point finale? Ese nawe urabona noneho ubuzima bwanze, noneho birangiye? Nawe noneho urabona nta gisigaye? Umva ijambo ry'umugisha. Ikiganza cy'Imana kiri kumwe nawe. Umva ijambo ry'umugisha. Ubwo bwato urimo bw'ibibazo, bw'umuraba, Yesu Kristo aburimo. Yesu ari mu bwato bwawe. Yesu ari muri icyo kibazo cyawe. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ari muri ibyo byagucanze. Yesu ari muri ibyo byakuyobeye. Yesu, haleluya, ari muri ibyo ubona birangiye. Yesu Kristo abirimo. Yesu ari muri ibyo ubona noneho urapfuye birarangiye. Yesu abirimo. Naho Kristo atagukura. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo data we, ngo ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Yesu abyitayeho kumeza uko nguko. Data we, ntubyitayeho ko tugiye kuburara, ko twanabwiriwe. Yesu Kristo abyitayeho. Ariko Mana, ntabwo ubyitayeho ko abana banjye babuze school fees. Yesu Kristo abyitayeho. Ni nayo mpamvu yakubwiye ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka. Imana ishimwe. Ariko Mana, ntabwo ubyitayeho ko ngezeje iyi myaka ntarashaka.
Yesu abyitayeho. Ijambo ry'umugisha rikuziye. Yesu Kristo ari mu bwato bwawe. Ubwato n'ubuhe? Nicyo kibazo urimo. Imana ishimwe. Ubwato n'ubuhe? Nicyo waburi icyo gisubizo. Ubwato n'ubuhe? Nibyo ngibyo byagucanze. Ubwato n'ubuhe? Nibyo byakuyobeye. Ubwato n'ubuhe? Haleluya. Uri kwireba ukabona wapi, ukabona nta n'icyo umaze. Ubwato n'ubuhe? Ni ukuri kureba ukabona nta n'ikintu usigaje ku isi. Mva nkubwire, ugihumeka uri umugisha ku isi. Ugihumeka Yesu ari kumwe nawe. Amen. Muri iyi minsi abantu benshi buzuye ubwoba bw'ubuzima, kandi koko biriho. Muri iyi minsi abantu benshi buzuye ubwoba bw'ubuzima, kandi koko biriho, kandi ntibiranakara cyane. Ubuzima uko tugenda umunsi ku munsi buri kugenda bukara cyane. Ibiryo biri kwiyongera, umushahara ukaguma ari wa wundi. Ibiryo biri kwiyongera ibiciro, umushahara ukaguma ari wa wundi. Ubuzima bukajya hejuru, umushahara ukaguma ari wa wundi. Haleluya. Ibintu biri kujya hejuru, abakodesha inzu amafaranga bakagenda bayazamura, kandi umushahara utari kwiyongera, kandi ibyo umuntu abona bitari kwiyongera. Ariko muhumure, ubwo bwato Yesu aburimo. Muhumure, ubwo buzima Yesu aburimo. Imana ishimwe. Imana igiturindira no mu bidashoboka. Haleluya. Imana igiturindira no mu bidashoboka. Mwibuke Mose, Imana yamurindiye mu bidashoboka, Imana yamurindiye mu bidasobanutse. Imana imujyana kwa Farawo, imuhisha kwa Farawo, kandi Farawo ari we wabahigaga. Imana igiturindira no mu biduhiga. Haleluya. Imana igiturindira no mu baduhiga. Imana igiturindira no mu banzi. Hari abantu Imana igiturindira no mu barozi. Imana igiturindira no mu badupinga. Imana igiturindira, haleluya, haleluya, no mu bidashoboka. Iyo Mana y'amahoro igiturinda. Nimuhumure, nimukomere, Yesu ari kumwe namwe. Ubwo bwato Yesu Kristo aburimo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo ari Dotani. Idotani nta muntu wadushobora. Idotani ni mu biganza bya Kristo. Idotani turi kumwe n'Imana ishobora byose. Idotani mbaraga z'Imana ziratwuzuye. Idotani Yesu ahaduhumurira amaso tukareba, haleluya, ingabo zitugose. Idotani Imana yakorera ibitangaza. Idotani, haleluya, abanzi bacu babona imbaraga z'Imana. Idotani, haleluya, amena. Imana ishimwe. Bamusanga Idotani, haleluya. Ngo Elisa arareba, we umugaragu araza aramubwira ngo databuja, ngo noneho biracitse. Amena. Nawe kubera ubwoba, nawe urabona bicitse. Nawe kubera ubwoba urabona birangiye. Nawe kubera ubwoba urabona nyine nuko nyine bimeze. Nawe kubera ubwoba urabona nta hepfo nta ruguru, kandi koko niko na biri. Satani hari byatwereka ibintu, kandi koko ukabona nibyo. None se Yesu yari ari mu bwato, ari kumwe n'abigishwa. None se ugira koko uriya muraba ntiwari uhari? Wari uhari pe. None se koko ugira ngo buriya bwato ntibwaburi buri kwizunguza? Byari bihari pe. Satani yerekanaga ibintu bihari, nibyo. Satani hari byakwereka ko inzara ihari, kandi koko irahari. Satani hari byakwereka ko ejo ntacyo uzamara, kandi koko nawe wabireba ukabona nyine ntacyo uzamara, nta n'icyo umaze mu gihe cy'ubu. None se mu gihe cy'ejo uzakimara gute? Satani akakwereka ko uyu munsi ntacyo wimariye, n'ejo ntacyo uzimarira, kandi koko ukabona nibyo, nta avenir ihari. Ariko umva nkubwira ijambo ry'umugisha, Yesu Kristo ari mu bwato. Imana ishimwe. Yesu, haleluya, ntajya sinzira ku bana be. Yesu Kristo, haleluya. Mu manwa ni Yesu, nijoro ni Yesu, mu bwato ni Yesu. Haleluya. Mana we, haleluya. Hari ubwo Imana y'amahoro iduhumura amaso turebe uwo turi kumwe mu bwato. Yesu ari mu bwato bwawe. Imana ishimwe. Abigishwa bari bibagiwe ko bari kumwe n'umugabo ukomeye Yesu. Abigishwa bari bibagiwe ko bari kumwe na Kristo. Abigishwa bari bibagiwe ko bari kumwe n'umuntu ushobora ibintu byose. Abigishwa babonaga ibibazo
ntibabone Yesu. Umva nkubwire, wibona ibibazo, reba uri hejuru y'ibibazo umwami Yesu. Wireba ibibazo, haleluya, utanasara, utarwara depression, utirukanka ku gasozi. Wireba ibibazo, utiruka ku gasozi. Reba umwami Yesu, haleluya, reba umwami Yesu. We wenyine wivugiye, haleluya, muri Mariko aravuga ngo ngiwe byose ndabishobora. Imana ishimwe. Nureba ibibazo urasara, nureba ibibazo uriruka, nureba ibibazo, haleluya, biragucanga nyine. Ariko umwami Yesu hari mu bwato. Babwira Yesu amena, ngo ariko Yesu ngo ntabwo byitayeho ko tugiye gupfa, ngo Yesu turapfuye. Ninde wakubwiye ko upfuye? Imana yawe yaremye iminsi yawe ukiri mu nda ya mama wawe. Imana ishimwe. Iyo minsi uzayimara, iyo minsi uzayibamo, iyo minsi izashira, nta kintu na kimwe kizakuraho iminsi Imana yakuremeye. Wapi ibihe Imana yakuremeye byose uzabibamo. Nukuri, haleluya, nta n'umunsi n'umwe uzavaho. Haleluya, mu bihe by'Imana byose uzabimara. Hari igihe duhura n'ibibazo tukabwira Imana ngo ariko Mana ntubyitayeho. Imana ibyitayeho. Imana ishimwe. Imana iri kumwe natwe. Ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikomeye, ni Imana yumva. Umva nkubwire, Yesu ari mu bwato. Ubwato bwawe ni wowe ubuzi, ikibazo urimo ni wowe ukizi, ariko Yesu ari kumwe nawe. Imana ishimwe. Byacitse, Yesu ari kumwe nawe. Ari kumwe nawe mu bwato. Ari kumwe nawe mu bwato. Elisa umugaragu araza aramubwira ngo databuja, ngo byacitse. Hari amajwi twumva biracitse, ariko umutima nukomere. Ayo majwi atwereka ko ibintu birangiye. Yesu agiye abwira ngo muceceke. Hari amajwi Yesu ajya abwira ngo muceceke. Hari ibitero Yesu ajya abwira ngo muceceke. Amen. Haleluya. Elisa ngo arasenga, abwira Imana ati, Mana, uyu mugaragu wanjye ari kureba ibiduteye, ntari kubona uturwanira. Haleluya. Wirebe ibyo biguteye, reba umwami Yesu. Elisa arasenga ngo Mwami muhumura amaso, hareba ingabo zitukoze. Imana ishimwe. Ngo Imana ako kanya ihumura amaso. Imana ishimwe. Nawe Imana iguhumura amaso, urebe ingabo z'Uwiteka zikugoze, urebe ingabo z'Uwiteka ziri kumwe nawe. Ntabwo turiho kubw'impuhwe z'abantu, turiho kubw'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi by'Imana. Haleluya. Muri ibyo bibazo urimo, Imana y'amahoro iguhumura amaso, urebe ingabo zikugoze. Amen. Haleluya. Ntago tuticwa n'inzara kubw'imbabazi z'inzara n'imbaraga z'Imana. Ntabwo, haleluya, ibyo byose hari impamvu bitakwica. Ntabwo ari impuhwe byakugiriye. Wapi? N'imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Yesaya 43:4. Kuko wambereye inkoramutima, mwana wanjye, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Hari ibintu byinshi Imana isobanya kugira ngo aka kanya ube ugihumeka. Imana ishimwe. Hari ibintu byinshi Imana irwanya kubera wowe kugira ngo ube ugihumeka. Hari ibintu byinshi Imana ikuraho kugira ngo wowe ube ukiriho. Haleluya. Hari ibintu byinshi byari kukwica, ni nayo mpamvu ukiriho, kugira ngo Mana we, Imana yarakoze. Hari impamvu abandi bapfuye wowe ugasigara, biri mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yatanze kandi na n'uyu munsi iracyatanga ingabo nyinshi ngo zipfe ku bwawe. Hari
hari ibintu byinshi bishaka kukwica, ariko Imana ikagenda irikuraho kugira ngo ikwinjize muri wa mugambi wayo. Imana iracyari Imana. Haleluya. Imana igufungura amaso. Ibibazo ni byinshi uri kunyuramo, ariko hejuru y'ibyo bibazo hari ikiganza cy'Imana. Hejuru y'ibyo bibazo hari Yesu Kristo. Muri ibyo bibazo hari Yesu muri ubwo bwato urimo. Imana ishimwe. Driver ni Kristo, ntacyo tuzaba. Driver ni Kristo, nta mpanuka tuzakora. Driver ni Kristo. Haleluya. Ntabwo inzara izatwica. Imana ishimwe. Imana iri mu byacu, Imana iri mu byawe, Imana iri mu byanjye. Haleluya. Nubwo bimeze gutyo, haleluya, ijambo ry'Imana rivuga ngo amaso y'Uwiteka hari ku bakiranutsi, ngo n'amatwi ye hari ku gutaka kwabo. Haleluya. Imana ibyitayeho. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ituzi twese, ituzi n'umusatsi wo ku mitwe wacu wose warabazwe. Imana ishimwe. Imana ikuzi wese, Imana izi n'umusatsi wo ku mutwe wawe wose. Iyo Mana yagusiga ikagusigira nde? Iyo Mana yaguta ikaguta hehe? Iyo Mana yaguta ikaguta kwande? Iyo Mana irakurinze. Iyo Mana, haleluya, iyo Mana ni Imana y'imbaraga. Iyo Mana idukiza ba Farawo. Iyo Mana idukiza ba Penina. Iyo Mana idukiza amabandi. Iyo Mana baraturasa ntiturasika. Iyo Mana baraduta. Haleluya. Haleluya. Iyo Mana ikadupfumbata. Iyo Mana ni Imana y'imfubyi. Iyo Mana ni se w'abapfakazi. Iyo Mana irahambaye. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana iguhumura amaso. Ndavuze ngo Imana y'amahoro iguhumura amaso. Iyo Mana iratangaje. Iyo Mana yagiriye neza Yobu. Ibintu byose bimushiraho. Ibintu byose birayoyoka. Haleluya. Muri Yobu ibice 2:8, n'umugore wa Yobu yigira kabutindi. N'umugore wa Yobu araza arabona ngo ariko iyo Mana yawe ni iyihe? Iyo Mana yawe idashobora kugukiza? Iyo Mana yawe ikureka gutyo ngo iyo Mana yawe ni iyihe? Iyo bavuga ijambo rikomeye ngo arambwira ngo wa mugore we umupfapfa. Imana ishimwe. Umva, hari abantu bakubwira ngo ariko ngo ubwo buzima harya ngo ubwo uri umukristo, ngo ese ngo ubwo buzima ngo wabumeze gutyo se ngo usenga ngo ariko iyo Mana yanyu ngo niba ari iyo Mana yanyu ngo njye sinzayisenga. Barakubeshya, baragushuka. Imana ni Imana mu bihe bipfuye no mu bihe byiza. Imana ni Imana mu bihe turi mu bibazo no mu bihe turi mu bisubizo. Imana ni Imana rata. Ikintu Imana ikiturindiye. Imana ishimwe. Imana yabwiye Yobu ngo Yobu we, Mana we, Imana yabwiye Yobu ngo Yobu urindiye ubugingo. Niyo mpamvu Imana yabwiye Satani ngo ngaho genda ukore kuri Yobu, ariko ubugingo bwe stop. Haleluya. Imana yavuze stop ku bugingo mu bukene tubamo. Imana yavuze stop mu ku bugingo bwacu. Imana ishimwe. Ikidakorwa kuri twebwe no bugingo bwacu. Imana yabwiye Yobu, Mana we, stop ku bugingo. Umva ijambo ry'umugisha. Imana yatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Imana yatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Imana yo mu ijuru yatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Uzi ko hari abantu Imana igituma ngo ndabatumye mugende munsangire umwana wanjye, mumugire gutya. Birahari. Uzi ko hari abantu Imana igituma ngo mugende umwana wanjye bamusohoye mu nzu, mumugire neza. Uzi ko hari abantu Imana igituma ngo mugende umwana wanjye inzara iramwishe, mumugire neza. Uzi ko hari abantu Imana igituma ngo mugende mwambike umwana wanjye ntacyo afite cyo kwambara. Uzi ko hari abantu Imana igituma from nowhere ukabona baraje barakwiye ngo ko twakubuze. Hari Imana ibatumye. Imana yacu ni special. Imana yacu irashoboye. Imana yacu iri mu bwato.
Imana ishimwe. Nubwo ubwato bwasaze, nubwo umuraba wasaze, ariko hari imbaraga za Yesu. Niyo mpamvu n'abigishwa bibutsa Imana, bakura amaso ku bibazo, amaso yabo bayerekeza kuri Yesu. Baragaruka ngo ariko data, ngo ntubyitayeho ko tugiye gupfa, ngo Yesu ngo arakanguka. Haleluya. Kandi n'ubundi Yesu ntabwo yarasinziriye. Haleluya. Ahubwo abavuga ati ariko reka ndeba abantu bana banjye ukuntu baritwara muri ibi bibazo. Hari igihe tugera mu bibazo tukaba turi mu bibazo bimwe, bamwe bakabeshya ngo barye cyangwa bave muri ibyo bibazo, abandi bagasambana ngo barye cyangwa bave muri ibyo bibazo, abandi bagakora amanyanga ngo barye cyangwa bave muri ibyo bibazo. Haleluya. Yesu akaba ari kutubona, abandi bakavuga ngo niyo byagenda gute. Haleluya. Ngo ntabwo twakora ibintu nk'ibi ngibi ngo tuve kuri Kristo. Imana ishimwe. Abandi bakavuga ngo niyo hazi iki ntitwaramya ibigirwamana. Abandi tukavuga ngo niyo byagenda gute Uwiteka azahora ari Imana yacu. Abandi tukanamba kuri Kristo. Yesu akabona umuhate dufite, akavuga ngo bana banjye mwe bagiye kubata mu itanura ry'umuriro ugurumana, ariko ndi kumwe nawe. Haleluya. Hari igihe Yesu yemera ko tugira mu itanura, ariko itanura ntirigire icyo ridutwara. Hari igihe Yesu yemera ko tugira mu bibazo, ariko kubera ko yatubikiye ubugingo buhoraho, kubera ko arinda ubugingo kurenza ikindi cyose, akanga ko dupfa. Imana ishimwe. Hari igihe Yesu yemera ko tugira mu itanura, ariko niyemere ko n'imyotsi itunukaho akaduterera amaparufe muri iryo tanura. Haleluya. Hari igihe Yesu yemera ko tujya mu bibazo kugira ngo nitubivamo abantu bazavuge ngo bari abantu bafite Imana. Muri Yohana ibice 9, wa muntu wavutse ari impumyi bakajya bamubwira ngo ariko Yesu, ngo uriya muntu ni ibyaha bye cyangwa se ni iby'iwabo, ariko Yesu uriya muntu ubundi ubona ari muzima. Uzi ko hari igihe tugera mu bibazo abantu bakavuga ngo burase ngo nguriya nyine ngo ni bwa burokore bwe, ngo burase urarasenga ngo ntawamenya. Hari igihe abantu badufataho ijambo Imana ikabyemera kubera iki? Ibigira ngo nidukura muri bya bindi, niko Imana yavuze ngo oya, ngo si ibyaha bye cyangwa iby'iwabo, ngo nukugira ngo imirimo y'Uwiteka yerekanirwe muri we. Ubwo buzima urimo bw'ubutayu, bwanze, bwapfuye, budashoboka, budasobanutse, bw'inzara, bw'umushahara muke, bw'umushahara udafatitse, bwo kwimuka uyu munsi n'ejo bundi, bwo umva mubwire, nukugira ngo imirimo y'Imana ikomeye yerekanirwe muri wowe. Nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma yo kuburara ugiye kurya, nyuma yo kutambara ugiye kwambara. Imana ishimwe. Haleluya. Nyuma yo kutabyara ugiye kubyara, nyuma yo kudashaka ugiye gushaka, nyuma yo kurira ugiye guseka. Imana ishimwe. Imana igitwinjiza mu bihe. Amena. Amena. Haleluya. Dr. Apotre Paul Gitwaza avuga ijambo rikomereka, nanjye ndikubwire, hari igihe tuzaseka ibihe bibi twaciyemo. Imana ishimwe. Hari igihe abantu duseka ibihe bibi twaciyemo. Umva baturi ijambo ry'umugisha, nawe ugiye guseka ibihe bibi waciyemo. Imana ishimwe. Hari igihe abantu bataryaga none bari kugaburira abandi, hari igihe abantu batambaraga none bari kwambika abandi. Imana y'amahoro ni ishimwe. Ngo Yesu ngo ntabwo byitayeho ko tugiye gupfa. Hari igihe Satani atwereka ibibazo, natwereke imbaraga z'Imana ziri kumwe natwe, ariko Yesu Kristo ari mu bwato. Yesu ari kumwe nawe. Abigishwa byabacanze baraturuna, bavuga ngo turi kumwe n'Imana isumba ibintu byose. Imana y'amahoro ni ishimwe. Imana ishimwe. Hari igihe Yesu aturekera mu bibazo agira ngo imirimo ye
yerekanirwe muri twebwe. Imana ishimwe. Hari igihe Yesu Kristo atureka atari uko atwanze, ahubwo ari kugira ngo ibyo araza gukora bivuga ubutumwa, ibyo araza gukora, haleluya, bavuge ngo bari abantu bafite Imana. Hari igihe Yesu atureka mu butayu, mu marira, kugira ngo ibyo araza gukora kuri twebwe, haleluya, abantu bibahe isomo. Imana ishimwe. Muri Yohana ibice 9, haleluya, wa muntu wari impumyi, abantu bavuga ngo ariko ngo Yesu nguriya ngo nukubera ibyaha bye, nukubera se ibicumuro by'iwabo. Yesu arabareba arabwira ngo oya, ngo nukugira ngo imirimo yaje yerekanirwe muri we. Ibyo Yesu yaje gukora, Imana ishimwe. Yesu ajya dukinira finale, haleluya. Yesu ajya dukinira finale, ahumura ya mpumyi. Imana ishimwe. Amaze kuyihumura, abantu baravuga ngo nuyu cyangwa suyu, ngo cyakoze ngo asana ngo ko tubona uyu, haleluya. Hari ibintu Yesu agiye gukora bicanga abantu. Hari ibintu Yesu agiye gukora abantu bamenye ko wasenze, haleluya. Hari ibintu Yesu agiye gukora abapingaye bavuga ngo uriya muntu asenga Imana yo mu ijuru, ngo nuyu cyangwa nuyu. Hari ibintu Yesu agiye gukora, agiye kugusiga, agiye kukubahisha, agiye kukuzamura, agiye kugusetsa. Imana ishimwe. Habaho ibihe byo guseka n'ibihe byo kurira. Yesu agiye kukwinjiza mu bihe byo guseka. Hariho ibihe bigoye n'ibihe by'umunezero. Yesu agiye kutwinjiza muri ibyo bihe by'umunezero. Imana ishimwe. Hariho ibihe nawe bigucanga byo gusohorwa mu nzu, by'ubukode. Hariho ibihe, mana we, Yesu agiye kugusohora muri ibyo bihe wita impossible, parce que Jésus ahindura impossible akabihindura possible. Imana ishimwe. Yesu ahindura ibidashoboka akabigira ibishoboka. Kubera iki? Yesu niwe byose. Yesu ashobora ibintu byose, yarabyivugiye. Nukuri. Imana y'amahoro ishimwe. Bakura ibibazo ku muraba babishyira kuri Kristo. Ngo ariko Yesu ngo ntubyitayeho. Bibiliya bivuga neza ngo Yesu ngo akangutse, ngo acyaha inyanja ati ngo ceceka utuze. Imana ishimwe. Imana igituza ibyari byadutinyishije. Imana, haleluya. Hari ibintu igivuga ngo muceceke, bigaceceka bigatuza. Icyo nkundira Imana, ijambo ry'Imana ribwira ibyigize Imana ku buzima bwacu ngo muceceke mutuze. Ijambo ry'Imana rikuraho imisozi yigize karande ikavaho. Ijambo ry'Imana, haleluya, nibitumva byumva iryo jambo bigakora iby'iryo jambo rivuze. Ijambo ry'Imana, haleluya, ryimura imisozi. Ijambo ry'Imana rikuraho sinyatire y'abami. Ijambo ry'Imana rikuraho sinyatire ya mudugudu. Ijambo ry'Imana rivuguruza abagiye kugufunga. Ijambo ry'Imana rikura abantu muri gereza, haleluya. Ijambo ry'Imana rikiza abantu indwara zose. Ijambo ry'Imana rigira abarimbwa abagabo. Ijambo ry'Imana ryambika abatarambikwaga. Ijambo ry'Imana rikura abantu muri mu bumayibobo rikabashyira hejuru. Ijambo ry'Imana ni imbaraga. Ngo ceceka utuze, ngo inyanja iratuza, haleluya. Nawe ndakwifuriza kandi nkwaturiye ijambo, nawe biceceke bituze. Imana ikwinjize mu bihe by'umugisha. Imana ishimwe, haleluya. Imana ishimwe, amen. Nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibi hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo
nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo hazaba umunezero gusa. Nyuma y'ibyo hari umunezero w'Imana. Nyuma y'ibyo uri gucamo hari ibitangaza by'Imana. Nyuma y'ako gahinda hari umunezero utangwa n'Imana. Nyuma y'ayo marira hari mushwari y'Imana ije kuguhanagura no kugusetsa. Imana ishimwe. Nyuma y'ayo magambo akujomba hari ijambo ry'Imana rigiye gucecekesha buri kimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Nyuma y'ubwo buzima bwo kurya uko nguko hari Imana ije kukugaburira. Imana ishimwe. Nyuma y'ibyo uri gutekereza umva ijwi ry'umugisha hari Imana ije kubihindura. Na nyuma ya zeri irakora. Na nyuma ya zeri irakora. Iyo Mana na nyuma ya zeri irakora. Ihindura ibyanze guhinduka. Haleluya. Ihindura ibyanze guhinduka. Iyo Mana ni nziza. Iyo Mana ni nziza. Iyo Mana ni nziza. Ni nziza, ni nziza pe. Haleluya. Iyo Mana ni nziza. Ni nziza. Imana ishimwe. Imana igira ihindura. Amen. Nuko hari igihe Imana ituhindurira amateka. Twubakira ubuhamya. Twamara kuba abasirimu ngo ntituvuge ubuhamya, ngo ntituvuge ko twaburaye, ntituvuge ko twabwiriwe, ntituvuge ko byari byaraducanze. Ariko benshi hanze ni ubuhamya bw'Imana. Nubwo baceceka ni ubuhamya bw'Imana. Benshi hanze nubwo baceceka iby'Imana bakoreye ni ubuhamya bw'Imana. Hari abantu bari bagiye kwica, Imana itanga ingabo nyinshi zipfa ku bwabo, Imana irabarokora. Hari abantu byari byarangiye bagiye kubica, Imana irabarokora. Hari abantu byari byacanze byarangiye, Imana ibagira neza. Na nyuma ya zeri irakora. Iyo Mana na nyuma ya zeri irakora. Na nyuma ya zeru, na nyuma y'uriya muraba wari mu nyanja, Imana ivuga ngo ceceka utuze. Imana ishimwe. Byari byarangiye ariko Imana ibyo tubona ko byarangiye igira itangiza. Imana iyo tubonye ko byarangiye igira itangiza. Imana ishimwe. Haleluya. 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 Imana igitangiza ibyo twabonye ko byarangiye. Imana y'amahoro nishimwe. Imana igira Yobu bwa kabiri kurenza bwa mbere. Uzasoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Muri Yobu 42. Haleluya. Ngo Imana igira Yobu neza bwa kabiri kurenza bwa mbere. Imana ishimwe. Hari igihe Imana igidukora ku maso tukareba ibintu nk'ibiti bigenda. Imana ikavuga ati bana banjye muri kureba. Tukabwira Imana ngo Mana turi kureba ariko turabona bisa nk'ibiti bigenda. Imana ikangera ikadukora ku maso none tukayitira ati Mana turi kureba. Haleluya. Imana igiye kugukora ku maso bwa kabiri, nawe ugiye kongera urebe. Imana ishimwe. Imana igiye kongera igukore ku maso urebe. Imana igiye kongera igukore ku maso. Haleluya. Ubuzima bwawe buhinduke. Imana igiye kongera, ya Mana yakugirira neza cyagiye igiye kongera kukwigaragariza bundi bushya, igiye gukora ibindi bitangaza. Imana ugiye kwibona mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Turavuga Imana ikomeye ihambaye. Turavuga Imana Haleluya. Imana yambutsa Abisirayeli inyanja itukura. Turavuga Imana ishobora ibintu byose. Turavuga Imana twabonye muri Yohana ibice bingahe? Ibice 8. Yesu Kristo agira neza wa mumama. Haleluya. Turavuga Imana twabonye haleluya ishobora ibintu byose. Turavuga Imana twabonye nk'umurimo mwiza. Turavuga Imana twabonye kuri abana amadayimoni. Turavuga Imana haleluya twabonye igira neza abana bayika. Esther yaruwahe ariko Imana ikagira neza Esther avuye mu bupfubyi akaba umwamikazi. Turavuga Imana yagira neza Yosefu
akaza akaba premier ministre. Turavuga Imana agira neza. Dawidi akica Goliyati, Imana ijya yica abagoliyati baturi imbere. Imana ishimwe. Imana igidukiza abagoliyati baturi imbere. Imana ishimwe. Imana igiduhumura amaso. Haleluya. Umugaragu wa Elisa ahumuka amaso abona ingabo zimugose. Amen. Kuko tumufite turi amahoro, tureba hirya tureba hino, urukundo rwa Yesu ruratugose. Imana ishimwe. Tureba hirya tureba hino, urukundo rwa Yesu ruratugose. Yesu we, mvuga iki se ndeke iki? Imana irahambaye, Imana irahambaye. Amen. Reka dusome mu mubwiriza. Amen. Umubwiriza igice cya 11. Reka dusome umubwiriza igice cya 11 umurongo wa 5. Uko utazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko utazi imirimo y'Imana ikora byose. Amen. Amen. Nawe ushobora kuba wibaza ngo ariko evangeliste Aimable Niyirema n'ubu buzima ndimo abona byacaye. Imana iragusubije mu mubwiriza igice cya 11 umurongo wa 5. None se ni gute umwana akurira mu mugore? Wabisobanura gute? Rero uko utazi uko ibyo bigenda, niko utazi naho Imana igiye gucisha ibyayo. Amen. Amen. Imana iguha umugisha ikugire neza. Amen. Ihindura ibyo wita ibisobanutse, Imana ikabisobanura. Datangaye mukiza, ni warukwiriye kungirira iryo bambe, nge waguhemuye. Ugiye gutungurwa, ugiye gutangazwa n'ibyo Imana igiye kugukorera nubwo bimeze gutya. Turatangaye mukiza, ni warukwiriye kutugirira iryo bambe, twe twaguhemuye. Tugiye gutangazwa n'ibyo Imana igiye kudukorera. Amen. Elisa arangije akora ubuhanuzi. Aravuga ati uyu muntu wanjye ubu buhumyi bwari bumufashe, ni bujye kuraba baje kudufata. Umva nawe ijwi ry'ubuhanuzi. Ibyo ngibyo byagusumire, ibyo ubona biri impossible, vuga ngo mwe impossible ni muhume, possible inshake. Mu yandi magambo aturira ijambo, mwabidashoboka mwe muhume, ibishoboka nibisange. Reka tubivuge inshuro 3. Mwabidashoboka mwe muhume, ibishoboka binsange. Mwabidashoboka mwe muhume, ibishoboka binsange. Mwabidashoboka mwe muhume, ibishoboka binsange. Amen. 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 Imigisha y'Imana nidusange. Kubera iki? Turabanyamugisha. Amen. Bitangaza by'Imana nibidusange. Kubera iki? Turabana b'ibitangaza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Biremera muri Yesu, biremera. Biremera muri Yesu, biremera. Biremera ibyo byawe biremeye. Biremeye muri Yesu, biremeye. Biremeye muri Yesu, biremeye. Ibyo byawe biremeye muri Yesu, biremeye. Ibyo byawe biremeye muri Yesu, biremeye. Biremeye muri Yesu, biremeye. Biremeye nutuze biremewe. Biremeye ngaho tuza biremeye. Imana nibyemeze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikumugisha, Imana ikugire neza. Jambo ry'umugisha rirakubwiye ngo Yesu ari mu bwato bwawe. Amen. Jambo ry'umugisha rirakubwiye ngo Yesu yatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Jambo ry'umugisha rirakubwiye ngo inzira z'Imana ku buzima bwawe
ni nyinshi. Ijambo ry'umugisha rakubwiye ngo ibyo bije biguteye nibisubireyo hazi imigisha. Imana ni nziza irera cyane. Haleluya. Mana wewe mwiza, mugire ibihe byiza muri Kristo Yesu. Amen.